Ndabasuhuje rero bakunzi ba TV Umusingi aho muherereye hirya no hino ku isi. Uyu munsi turi ku wa kane, ndabona muri Kigali akavura karimo karagwa ibice bimwe na bimwe, ahandi akazuba karaka, ndabona ikirere kitameze nabi cyane. Rero muribuka ko hari episode mwagiye mukurikirana, ubu tugeze kuri episode ya kane, niyo nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Episode ivuga ku buzima bwanjye nanyuzemo muri gereza, iki byose ku buzima bwanjye bwo muri gereza. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kiganiro. Hari ibibazo nagiye muramo nabyo muri gereza, bimwe na bimwe, nk'ukuntu muzakomeza kugenda mubikurikirana nyine. Ndashaka kuvuga ku ukuntu muri gereza habamo za maneko nyinshi, habamo abantu babeshyera abantu. Ubwo ndashaka ko kubibaganiriraho uyu munsi, umunsi umwe byagenze. Hari umuntu uyobora gereza, aba ari gitifu nyine, aba ari umunyamabanga nshingwabikorwa, ariko aba ari umugororwa, aba yarakatiwe ibyaha bya jenoside, ariko uwo muntu akaba arya ruswa cyane. Muribuka tuganira nababwiye ukuntu umuntu abona uburyamo muri gereza, bamwe batanga amafaranga menshi, abandi abatayafite nyine bakajya kurara hasi, abandi nyine ugashaka cyangwa umuntu murarana ukugira impuhwe akwemerera. Uwo muntu rero sinibuka izina rye, bari ntabwo nibuka izina rye, ariko naragambaniwe muri gereza, kuko hariya hari igihe bagenda bandika abantu ibyo baba bakoze muri gereza, noneho bakabimura bakabajyana mu yandi magereza. Yewe rero uwo muntu rimwe nyine nababwiye, ahantu nabaga muri VIP hitwa mu Buyanja, hari umusore twabaga muri chambre turi abantu batatu, harimo igitanda nyine kigeretse, twebwe babiri tukarara hasi, undi akarara hejuru. Noneho uwo muntu uyobora gereza aza kuzana undi muntu, nsanga yashyize matora ku buriri, yashashe matora yanjye ayikuraho ashyiraho iye. Numva birandenze. Aka kaba ari agasuzuguro, kandi umugabo gusuzugura umugabo mugenzi we burya ntabwo ari ibintu byiza. Wanarwana cyangwa ufite ubushobozi nawe nyine ukirwanaho nk'umuntu w'umugabo. Ubwo rero naraje nanjye mfata matora njugunya hirya, ashaka ibintu byo kurwana n'iki, ariko muri gereza habamo amategeko, amategeko akaze cyane. Ubwo urumva ko bari bangambaniye nyine, birasakuza gutyo, ariko nyine uwo muyobozi wa gereza ajya kumpereza ahandi, ndamubwira ni jyewe aho nabaga niho nshaka gukomeza kuba. Ngo nyine iyo bafashe umwanzuro, iyo bafashe icyemezo nyine ntabwo wabananira, kandi bajya hanze nyine ku buyobozi bwa gereza, baba bababwiye bakubeshyeye, turiya muntu turashaka kumwimura aho yararaga akajya kurara ahandi gutyo. Ubwo banjyana kumpa ahandi nzajya ndara, ariko ubwo nyine biba intandaro yo kunshyira ku rutonde rw'abantu bazimurwa bakajyanwa mu yandi magereza, kuko nagomba kujya kuba muri gereza y'i Huye, Butare. Kandi iyo wimutse, iyo bakujyanye gutyo, ibintu byawe usiga aho ngaho, wagira imana wenda bakazabigusangishayo, cyangwa se mbese iyo baguhamagaye ngo sohoka hanze ku buyobozi bwa gereza, ari gahunda yo kwibimura, ubwo ntabwo usubira inyuma. Iyo ugize imana barabikuzanira, ariko urumva ntabwo babikuzanira byose. Ubwo rero twagiye twumva ngo hari gahunda yo gushaka kwimura abantu baba baritwaye nabi. Nanjye numva baransomye. Abanyururu barambwira ngo wapi, ngo ntugende. None se ntabwo wakwanga kugenda? Bajya kumpisha,
bajya kumpisha ahantu nababwiye ko harimo amashitingi manini aba arimo abantu benshi, haba hari udutanda nyine tugerekeranye, baragenda bampisha mwo mu ka kane hejuru gutya, barampisha nyine, barambwira ngo ujyamo, barakinga. Noneho ubwo barakomeza barahamagara kuri radiyo, gatera ngeza mu mutima urambwira, ariko bishobora guteza ikibazo, bakavuga ko wanatorotse, wenda bikaba byateza ikindi kibazo gikomeye. Ndababwira ariko murabizi, mureke ngende, ntawamenya. Ubwo ndasohoka ndagenda, nyine abo bahamagaraga bose haba harimo gate ebyiri, ndasohoka nyine njya muri gate ya kabiri, ariyo irimo n'ubuyobozi bwa gereza, baba babashyize ku murongo nyine. Uriya mugabo bafunze witwa Kayumba wayoboraga gereza niwe wari waje icyo gihe gutwara abo bantu, akagenda abaza umwe ngo wowe ushinjwa iki, ukakivuga, wowe ushinjwa iki, gutyo nanjye angeraho. Ariko kugira ngo bakwimure bakujyane mu yindi gereza wenda ya kure, nuko uba wararangije ibintu byo kuburana. Wenda iyo utararangiza kuburana, hari igihe bakureka. Nanjye nicyo cyandokoye rero. Ubwo angezeho arambaza, ariko ubwo muri aba bayobozi ba gereza b'imbere nyine, b'abafungwa nyine bayoboramo imbere muri gereza, harimo umwe w'inshuti yanjye nyine. Bangezeho mbona aravuga ati, uyu muntu aracyaburana, mbona mbese na Kayumba acishije make, arambwira ngo ngaho jya hariya. Abari batarangiza kuburana bamwe babashyira ku ruhande, abandi bakabajyana ku rundi ruhande. Ubwo nyine bakazana imodoka bakabashyiramo, bakabajyana no gusubira inyuma gufata ibintu n'iki, bakakubwira ngo baraza kubikuzanira. Niyo ugiye ugahura n'ibibazo nyine, kuryama iki, aba ari ibibazo nyine. Ubwo rero babanshyize mu bari busigare, mbasigaye gutyo, nsubira muri gereza, ubuzima burakomeza. Icyo ni kimwe nashaka kubaganirizaho, ukuntu nagambana, ariko abafungwa barampisha badashaka ko ngenda. Ko muri gereza nyine barankundaga abantu benshi cyane, twaraganiraga tugatera ibiparu, babona nta kibazo. Ariko umuntu umwe batanga ruswa nyine, muri abo bayobozi barya za ruswa n'ibiki, bakunde banjyane mu mwanya bawutanga, umwanya nararagamo. Ibyo biba birarangiye rero. Akandi ka kabiri nashaka kuvuga ni uburyo rero hacuruzwamo inzoga. Muri gereza habamo inzoga yitwa makuruki. Nyigeramo najyaga numva abantu bavuga ngo tujye mu kabari kunywa, nibaza muri gereza habamo akabari, bakambwira ngo tujyane, ariko kubera barambwiraga tuzitonde, bashobora kugushyiriramo akantu bigahita birangirwa ugapfa. Ubwo rero naratinyaga cyane. Noneho umushuti wanjye rimwe arambwira ati mperekeza, ndamuherekeza. Ni umuntu ucuruza inzoga rero. Iyo nzoga mbabwiye n'ukuntu ikorwa, ngo ni amazi ashyushye, bashyiramo amasaka, bagashyiramo umusemburo, bagashyiramo ngo imineke, bagashyiramo avoka, ngo bagashyiramo ubuki, bagashyiramo ni byinshi. Barangiza bagapfundikira, bagashyiraho imyenda cyangwa hari ibintu bakora muri gereza ngo byitwa burundu. Ni ikintu bakora, bafata ibishingwe byinshi nyine, amashashi, utwenda tuba twatarana, ibintu byinshi bakagenda barundarunda mu kintu kimeze nk'uburangiti. Uburangiti abantu barabuzi, bakakizinga neza nyine ku buryo ukiryamo kumva kinepa, bakita burundu. Noneho ubwo ibyo ngibyo nibyo bakoresha, bagatwikira ya jerekani bashyizemo ibyo bintu. Ariko muri gereza byo ntabwo babibona ibyo bintu byose, nk'ubuki. Bafata nyine amasaka n'umusemburo, bagashyiramo n'isukari, bagatwikira, bagashyira ahantu nyine hashyushye, kamara nk'iminsi nk'itatu.
ubwo bajya kuyizana nyine yahiye neza kabisa, irasindisha bya hatari. Noneho urumva uwo muntu yari afite icyumba cye wenyine, icyumba kinini. Muri gereza harimo abafite ibyumba binini, hari abandi usanga badafite n'aho barara, ariko ukabona umuntu afite icyumba harimo n'intebe rwose. N'intebe abantu baraza bakicara bakanywa, kandi nta bucuruzi bwemewe muri gereza, ariko birakorwa kubera za ruswa. Ubwo turagenda nyine ndamuherekeza, urabona icupa rya litiro ry'amazi, biriya nibyo bapimamo. Iriya cupa barigurisha amafaranga 800. Urumva uwo muntu ashaka gukora nk'amajerekani 5 mu minsi 3, amajerekani 5 abashize, akongera agakora indi. Yewana buba ari ubucuruzi bwa hatari. Noneho urumva icupa yaba ari 800, amajerekani 5, urumva amafaranga abona ko ari menshi. N'abinjiza no kugira ngo abone uwo musemburo, ayo masaka, ibyo byose akoresha, aba bantu bajya kubaka amazu hanze, gukora imihanda nibo baza babizanye akabaranguraho. Kandi nabo buriya muri gereza rero abantu bigiramo ibintu byinshi. Ashobora kuza yiziritse ibintu ku mubiri, nube wanarabukwa, kandi afiteho nk'ibiro nka 50 yiziritse ku mubiri we wose, akaza akabyinjirana. Uwundi munsi bakabafata bakabibambura byose, ariko nabyo bakongera bakabigurisha n'ubundi. Noneho ubwo urumva abo iyo baje ashobora kuza yiziritse n'ibiro 5, hano 5 gutya, yarangiza akizirika kabisa neza, akambara neza ku buryo utarabukwa, bakabyinjirana. Nibo baranguraho bagakora izo nzoga bakazicuruza. Abantu n'urumogi ujya kumva nijoro birimo barasunika birago bo ukamenya ko barimo binjiza. Baba bafite uruhande byinjiriramo, ubwo kikubita hasi gutyo umuntu agiterura yirukanka ajyana aho babicururiza nyine, iyo ngiyo baba babihishe. Ubwo ibyo ni ubucuruzi. Noneho rero undi munsi sinzi umuhango wari wabaye muri gereza, hazamo n'abanyamakuru. Uwo munsi nawo sinzawibagirwa, hari kuwa gatanu, kandi kuwa gatanu ni umunsi basura. Noneho mu gihe turaba bahamagaye abantu nyine kuza muri icyo gikorwa, mbona umunyamakuru wakoraga ku igihe.com, ndagenda ndamusuhuza, turaganira. Ati se sha bimeze gute hano? Turaganira nyine, ndamubwira uko ubibona kabisa. Tumarana nk'akanya tuganira, ariko ngo yarasohotse bamwaka rikoda, yari afite ibibazo birebire. Nanjye uwo munsi abantu bansuye nta muntu umwe bemeye ko mbonana nawe. Barahamagaraga kuko hari radiyo nyine muri gereza, bayita radiyo, ifite n'abanyamakuru bayikoraho, bagahamagara kuko abari nini ntabwo badakoresheje za mikoro n'ibyo biradiyo nyine, ntabwo umuntu yakumva. So baba barashyizeho za mikoro hirya no hino mu gipangu, bahamagara uririya kumva n'uririya kumva, bakamamagara gatera wasuwe n'umuntu runaka, nkagenda. Nagera ku gipangu batusubirayo, ese bite ko mutarega tuyesubirayo, ntabwo batubujije gusohoka kunyura hano. Uwo munsi ntabwo nasuwe. Ubwo umunsi wose bambuza gusura, bari basuye ibyo bari banzaniye byose babisubizayo, nzira ngo kuganira n'umunyamakuru. Ubundi se n'igihe wari wamuzanye muri gereza, none se wabona umuntu muri gereza muziranye n'umuganirize koko ntunamusuhuze? Ewana mbese nyine ubwo ni ukugira ngo nyine ngende mbabwira utuntu nagiye muri natwo mu magereza, muri gereza. Ubwo rero aka ni akantu nashaka kubaganirizaho ukuntu byari byifashe muri icyo gihe, ariko tuzakomeza tuganire nyine mbabwira n'utundi. Ubwo rero nyine aka kari ka episode ka 4 ntimugacikwe nako, kandi mbasaba ko mukomeza gukora subscribe, mugasharinga, kugira ngo mukomeze muduteze imbere.
igihe twaganiraga rero ni Gatera Stanley kandi ndabakunda cyane, bye bye.